Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe. Ku mazina ni yayandi, Umutoni Sandra. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV, aho muherereye hose, amahoro n'umugisha w'Imana bibomeho. Jya nkunda kubashishikariza gushima, nubona bukeye amahoro ukabona umunsi uremeye. Hari benshi bashatse kwegura umusaya biranga, ariko wowe wabonye byemeye, ushima Imana muri byose. Mana turagushimye, turaguhimbaje, ndakwinginze buri muntu wese umugirire neza, kandi turagushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo. Turagushimye ko wabanye natwe. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Twe kuba waturinze si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si nuko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Ndagusabye ubane natwe twese, iri jambo tugiye kumva ntirice mu gutwi kumwe ngo rihunguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro 32, umurongo waho wa 27. Nubwo tutahasoma, haravuga ngo Yakobo akirana na marayika, nawe hari ibyo uri gukirana nabyo muri ino minsi. Haravuga ngo nuko uwo mugabo arakura, aramubwira ati ndekura kubera ko umuseke uratambitse. Ngo arangije aramubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Ugeze hepfo haravuga ngo akiranye na marayika, aramubwira se urinde? Aramubwira ati ndi Yakobo. Arangije aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo witwa Isiraheli. Mu bihe urimo, mu bihe bigoye, mu bihe bya ngirente, nawe Imana iguhindurira izina. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom shalom.